nako ngiye kanserereza umunsi naturamiriyemo gato semushi amaye kumva nakomeje kuryamira ntarwambwiye ko mfasha guhinga byuka dore ko iryamira ryanyu muzajya mubyingonera batukagira vuba vuba umfashe tugende tubatimbagura dore imvura iri gusa nkaho icika itazagenda bitarera nese kuri kwigondora ubwo ngubwo uzanye isuka yo kumaza iki ese wambwiye ko ugiye kumfasha guhinga twarabisezeranye warabyemeye ngaho nyaruka uzane isuka tugende tuhakocagura nta bijumba byaraye genda ibindi turabivugana tuvuye guhinga wa muhungu we dore bwakeye nanjye agatotsi kakomeje kunyiba kubera imvura yaraye inyagiye baby meze utese meze neza shaje nari ngukumbuye kabisa ntago wanze twaburanye oya twese komeza gucyura cyane niwe n'ukuntu iwana sinzi ko numva meze ndumva nawe nameze neza uza guhora nanjye utameze neza cyane ntago nkumbuye oyamba ngukumbuye baby nanjye mba ngukumbuye kondo shasa akiyo duye mbo mpita mbibona nyine ku mazi wishimye urugenda gukunda kandi cyane ariko ibaze ko uzi gukunda umukobwa nta kintu nyine afite ukamukunda ukamuha urukundo so njye ntabwo njya mbitekereza ngo ufite iki gira vuba vuba iyo shati ya twose uyijyanye singiye kugufasha guhinga mumaje kubona iswa amaje gupfa umva uko nukunshinyagurira umugabo mumaje kubona agiye amaje gupfa none ubundi se usanzwe uhingana ishati yaswe uhita usubiza mu nzu ugira vuba kandi wabona nkuretse ukajya kwihingira wenyine ariko iki cyana cyabaye gute rero ugiye kunshinyagurira umugabo ngo nukugira ngo noneho umingire ntago ari ukugushinyagurira none se uko ndambara iki ngo gambira nawe ukuntu ndambara genda wambara ibyo usanzwe wambara ntukajya untera umwaku ngiye ngukundira umutima ufite kabisa basi warakoze kunkunda nibyo byagana cyaye wanjye ngiye mbona naratomboye ubwo nyine twese twaratomboranye cyangwa yuduye uzi ibyishimo mbafite none wakwereka mu mutima wanjye nimba ndi kumva twagumana n'isundi twagiye tugumana nyine nitubana ukaza kunsaba mama ababyeyi bakabyemera ese bazabyemera genda ushaka ibyo wambara ntukajya untera umwaku hakomere nawe rero ubwo ngubwo usubisha umuntu muri ibi byenda yaranze kwambara akambara ibyo wambara ubonye umuntu agiye kugufasha guhiga mana yanjye noneho wifuje ko wapfa kugira ngo ujye uhingana imyenda ye ntabwo ariko mvuze nawe utajya kumbeshyira ukazatuma ntera barabimbwiye iwanyu sinzi ukuntu muba mumeze ambara vuba tugende shanu ukazajya usana imyako se ubano bana ubigiye mwahere muntesha umutwe muragira ngo nziyahure koko ubwo ngiye kugufasha ndi kugutesha umutwe nawe rero usigaye ubona umuntu agiye kugufasha Gabi ntaryamye ako jya ugira ibakwe mbona uba wikura nk'ikinyamunjongore rwawe ikinyabwoya cyaguye mu maminwa Gabi ntaryamye ambara vuba vuba rwose umva ntunzamura imishogoro mu mazuru mbabara wambare vuba Gabi wamubwira nawe akaza tukagenda umva uriya mukobwa mbereye mubi tugende mwihorera cyokora muko tuze gusanga wahishije birabya byo kuyufata ibijumba ukabitekana n'ibishishwa wamara kutekana n'ibishishwa ntunabironge neza abihate ashyiramo na twaturayi twa nimugoroba ubihate ushyiremo n'uturayi nakunya amavuta yo ntayahari turapfa kubirya undi se karumva wasanga kisinziriye oya tugende ya sapo yanjye oya byihorere ntago bajya bayihingana nta kibazo bazabyemera baby ababyeyi bacu bazabyemera yego ariko ndumva bitaguma hagati yacu nyine ndumva nakwereka ababyeyi bakakubona
bizanshimisha basi yego cyane. ikintu nawe bizanshimisha nawe n'umuryango wawe. Nibaze nahuye na mabukwe none. Cyangwa ndumva nyine bizaba ari ibintu by'ibitangaza. Nizeye ko mama wadakazi Sha mama ntari birya aho ko mama wawe. Si mama ntari birye nawe. Ibaze ugiye Kandi ewani ibyo ari byo byose yavuga ntabwo yanandukanye nawe. Ibaze none wowe unkunda mama wawe nankunda. Iryo jambo risubiza uri kuri. Nese ubwo twazabana cyane. Twazabana. Nese mama ni uzanyubakira. ubu dutangiye kujya twiyumvikanira. Nese kuva na kera si twajyaga twumvikana. Ubu rwose umaje kujya mu murongo mwiza. Maze kujya mu murongo ucuramye. Buriya rero kwambara imyenda ya sko yaranapfuye ntabwo ari ubundi ngaba ari nikosa. Iriya si dushaka twitwikara. Oya uramenye waba umutwitse ubwonko. Rahira. Bo jewe rero ubwo si ukubagara ni uguhinga. Oya ni uguhinga. Mama ahantu uko ndi kubona hakomeye. Jya hagana hano ku ruhande ariko buriya reka nkwereke. Ugiye hariya cyangwa ahangaha niho ubona heza. Ahangaha harakomeye da emane. Harakomeye ariko nta kundi. Rese twagira gute. Akora ku mugora akazuba kari kavuye n'akavura karagwa. Bari bampamagaye. Umva kandi ibintu utangiye. Brighton. Komera mwana wanje. Oya se kandi. Uravuga ukuri? Ndaje baramamagaye uhari boro ngo tubonye ngo tugiye guhita tujya kureba. Ndahita cyangwa umaze guhinga. Ubundi uyu muhungu koko. Ngugezeho. Ariko nabyara nabi nabyara nako. Umwensiza henereje. None undi nawe ngo baramuhamagara amaboro y'amafaranga mbona adataha koko. Naruha koko. Uyu mugabo we koko yapfiriye iki ansigira bano bana bo mu ruhoko. Ko nta kundi uko biri yarutaga Gabi ubu busigayemwo. Urabira binyeretse ko none buri ubutaha bwo tuzahinga tugahingurana. Reka ntuze sindi bumubwire nabi. Si umuntu ko yifashe agategereza iminota ingana gutyo yose azi ko atari kwikira. Asubwo nkaho uri mu bikiko. Ntago ariko natinze cyane. Ntago bizi none. Wari ukumamagarira iki se sha? Mana araboro rukumva. Araboro natambutse mbona nta muntu numwe uhari. Ari n'ingufuri. Kandi haranda hatambutse mbona nta muntu numwe uhari. Ariko nje ni hafi. Nje ni hafi twahagenda. Nanjye ni hafi. Nabonye boro mana hanitse boro kandi uramutse ucuruje. Muri uyu mujyi byagenda Boro. Zimeze ute? Apana boro zahaganye cyasize amatabi ndi ukubwira boro nyine imyotsi. Imyotsi. Oya apana by'imyotsi. Boro nabonye reba nyine kuno bagenda asize bameshe ibintu biri hanze ibintu yose ndetse katugende tujye subizi umuntu ko yandiritse no banitse imyenda bivuge neza. Yanitse imyenda ko ari n'ibintu birenze imyenda. Nukuvuga ngo ushaka tujye kuyiba. Kandi ariko kazi. Niko kazi. Bom, nukuvuga ngo wamaze kuneka makuru neza ko nta muntu hari. Bamwe bagiye guhinga abana bagiye kwiga nta muntu umwana n'umuzamu banagira ari aha. None ndi kukubaza utegereje iki twagenda? Tugende. Ndihazimba kwakwerera. Kuko ari imyaka myinshi. Urabizi neza ko nta ngaro birimo. Ingaro bagufunga banakwica bwo mutwe bahumena ariko ni hehe mbwira? Muhanda rw'ubuzima. Bro badufashe nabari mu babosi kuza ukuntu baba bifuza badufashe. Bagiye mani bagiye nta muntu urimo. Aho reka nwe gisije. Reka dusimbuke. Dukumva. Reka dusimbuke. Ko ndabizi ntago bagenda basigara nafungo. Reka dusimbuke. Nuhura manza.
bakunda kuzana ibintu Ni by'ubwenge wowe bwinshi uramanza Ubwenge ubwo bwinshi sitsimbutse urabizi. utumye nsimbuka bagahita bamfata mana yanjye wambwira ngo iki Bro. mama urabizi nta n'igisumba ku isukari nta n'igiheza uri kumva kandi ntabwo turya dodo reka Okay. dusimbuke dusimbuke ubundi manza 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 ubwenge bawe ntuza ko nakubuza na rimwe